Hari ibintu umuntu abura kuko ntabyo yigeze agerageza. Hari amahirwe apfa atari uko yari make, ahubwo ari uko wayateye umugongo. Se wigeze wibaza uko ubuzima bwawe bwari kugenda kuri bya bintu wagombaga gukora ariko ntubikore? Byari kugenda bite iyo uza kumvira ijwi ryaguhamagaraga ukaryitaho? Byari kugenda bite iyo utinyuka kuvuga ukuri aho kuguma ku kinyoma cyoroheye imitima y'abantu? Ese byari kugenda bite iyo uhamagara wa muntu rimwe rya nyuma mbere y'uko muburana? Turi abantu tubaho mu gutegereza. Dutegereza igihe kiboneye, dutegereza ejo, dutegereza igihe cy'Imana, ariko rimwe na rimwe igihe twari gutegereza kikaba cyari iki, aha cyangwa se none. Hari abantu benshi bapfushije amahirwe yabo kubera ko batumvaga ko bihagije. Ntibigeze babura ubushobozi, ahubwo baburaga icyizere. Hari n'abandi banze kuvuga ibyo bumva, babura n'icyo bakita akanya keza, ariko igihe kizima kikarenga, igitekerezo cyabo kigahera mu mutima nko mu kabati gakinze. Ibihe nk'ibi bizwi cyane n'abagize ibyo bita iyo mbimenya, cyangwa se ibyo nari gukora. Bya bindi utazigera ugeraho ariko uzahorana ishusho yabyo mu mutwe wawe. Byari kugenda bitese iyo utabura umuntu warose rimwe kuzabwiza ukuri ariko ukabicejeka? Byari kugenda bite iyo ugira icyo uvuga igihe wumvaga ukwiye kukivuga? Ese byari kugenda bite iyo wemera guhindura icyerekezo aho gukomeza inzira ubona ko atari nziza kandi itazakugeza aho wifuza? Hari ibintu bitatu abantu benshi biyishyuza mu buzima, ariko kubera ko aribo baba barabyirengagije. Icya mbere ni ukubabarira. Hari igihe wumva waratengushywe ugahitamo guceceka, ariko igihe ufite amahirwe yo kuvuga ntukayapfushe ubusa. Kubabarira si ukoroherwa, ni ukwiyakira. Kuvuga ukuri, ukuri ntikwica, ariko guceceka ukuri bishobora kwica byinshi: ubusabane, icyizere ndetse n'ineza y'umutima wawe. Icya gatatu ni ugukunda udategereje. Ukoresha igihe wumva umuntu ari we ushaka kuba hafi, kuko ejo ushobora kudahabwa amahirwe yo kumubwira ngo dukore iki. Ese urabizi ko ibyo abantu benshi bishinja atari ibyo bakoze, ahubwo bishinja ibyo batigeze bagerageza? Umwanditsi Mark Twain yaravuze ati, mu myaka 20 iri imbere uzababazwa cyane n'ibyo utakoze kurusha ibyo wakoze. None se urifuza kubaho ute? Kubaho wumva wigishijwe n'ibyo wakoze nabi, cyangwa kubaho wicuza ibyo wacejetse utakoze n'ibyo wirengagije? Byari kugenda bite iyo wumvira umutima wawe ukumvira ubwoba bwawe? Ibaze nawe uko byari kugenda iyo wibuka ko nta gihe cyiza kiruta icy'ubu. Tekereza uko byari kuba bimeze iyo ufata icyemezo aho guhora utegereje ejo utazigera ubona. Ntabwo ari amahitamo ahenda, ni ubwoba butuma twumva ko twabuze byose. Ntabwo ari ubushobozi tubuze, ni umutima wo gutinyuka. Igihe ni iki ni cyo gihe ibintu byose byagombaga kuba bishobora gukorwa, ariko se uzabikora? Byari kugenda bite koko iyo ugerageza? Iki ni ikiganiro Ihurizo.